Haleluya, haleluya, turabashuhuje nshuti bakunzi b'ijambo ry'Imana, mwebwe duterana umunsi ku munsi, mwebwe mwahisemo gukurikirana iyi channel ya Eva Mama Lionel. Imana ibahereze umugisha. Birashoboka ko waba ugeze hano bwa mbere, utera agatebe wicara ugubwe neza, ibyiza biraha. Hano uzakurikirana ijambo ry'Imana, uzakurikirana amateraniro y'ubwoko butandukanye, uzakurikirana impuguro zitandukanye. Nimba hageze bwa mbere wibuke gusiga ukoze subscribe kugira ngo winjire muri iyi famiye, kandi nubona nejejwe no kuba muri iyi famiye urarike n'abandi binjiza muri no famiye, kugira ngo tujye duhora twamamaza ubwami bw'Uwiteka. Rero aho muri hose ndabasuhuje, aho munkurikirana muri ndabasuhuje cyane, abari muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze yacyo. Imirimo y'Imana igume kugaragarira muri mwebwe, kandi ubwiza bw'Imana yayisaka nako bubane namwe mwese. Imbaraga z'Imana zigumye kugendera muri mwebwe, ikibaro cy'Uwiteka kigumye kibagote. Namenye ko abana b'Imana iyo bateranye, ikibaro cy'Uwiteka kimanuka kikabagota, kandi turateranye mu izina ry'Uwiteka Imana yampamagaye. Kandi ndagira ngo iri teraniro Imana iribemo, iri teraniro Imana iribemo. Unkurikiranye urwaye, Imana iguhe gukira. Kandi nimba unkurikiranye unaniwe bitewe n'impamvu z'akazi, Uwiteka gukandakande. Kandi nimba unkurikiranye uri kwa muganga, Uwiteka kuvane amahoro. Nimba unkurikiranye uri mu modoka ugenda ugera iyo ujya amahoro, uburinzi bw'Imana bukomeze kuba kuri mwebwe mwese. Imana ibahe umugisha. Rero mbere yo kugira ngo tuganire amagambo y'Imana, Imana yashyize ku mutima, ndagira ngo tubanze dusenge Imana. Imana ishobora byose, turagushimiye cyane kuri umwami w'amahoro. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye uburyo tugirira neza muri byose, katurengera muri byinshi. Iyo tugutabaje uradutabara, nta na rimwe wigeze twirengagiza, nta kikunanira. Nta kikunanira Mana. Ntabwo twigeze tuza imbere yawe ngo dutahe amara masa, kandi n'utahaye ntiwigeze umuha rubanda. Uri Imana ifite urukundo rwayisabye umutima. Uri Imana ufite imbaraga zikomeye. Amaboko yawe ni magari cyane. Yarambaye kwa Farawo biramenyekana. Amaboko yawe ni magari. Yageze mu nda y'ingumba ziratwita. Amaboko yawe ni magari. Yageze mu Bayuda baratabarwa. Morodekayi ava ku irembo ku bw'ayo maboko. Amina. Amaboko yawe ni magari. Yakuye umwana wo kwa Yayiro mu rupfu. Amaboko yawe arazura. Amaboko yawe ni magari. Haleluya. Yampaye kubyara. Amaboko yawe ni magari. Atumye Samariya haboneka ibiryo bari bishwe n'inzara ku bw'ayo maboko. Amaboko yawe araduhetse. Uri Imana, uri ingobyi iduhetse. Turagushimiye. Uyu mwanya w'ijambo ryawe turagira ngo manuke ubane n'umuntu wese ugiye kuryumva, kandi ume kuryumvira. Urakoze, ndagushimiye ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Nagira ngo tuganire amagambo y'Imana dusanga Ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Yohana igice cya 9. Turasoma ku murongo wa 4. Cyangwa se ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice cya 9 umurongo wa 4. Haravuze ngo, nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Imana ibahe umugisha. N'ayo magambo tugiye kuganira ariko mfasha
ni Yesu wavuze gutya. Yari arimo akiza umuntu wavutse ari impumyi, atoba icyondo amushyira ku maso. Ibintu bya Yesu nawe byo biratangaje, bamwe bikaba byanabacanga. Maze umunsi amukiza, hari amatiku yabonetse, dore ko amatiku yaje kera. Ayo matiku yavumbutse mu mutwe w'abafarisayo ndetse n'abasadukayo, barayagiraga cyane. Noneho ngo bashaka gutikura ngo kubera ko yakijije ngo umuntu ngo ku isabatora. Nyumvira nk'ibyo bintu, ngo kubera ko yakijije umuntu ku isabato babigira intambara. Imana idufashe. Umugabo baramubaza batari ko ubundi bite byawe ko tubona ufite ibintu by'imihindo, ufite n'ibikabyo bya kuruse, umuntu wagukijije ku isabato wibwira ko bitari bumukoreho? Ubundi se ninde utinyuka gukora ibintu nk'ibi ku isabato? Mugabo arangije arababwira ati yewe ari uwanyijije ibyo ntibindeba, ari umunsi yanyirijeho jomafu, ari itariki, ari naho twahuriye, ari n'uwo ari we, ibyo ntabwo bindeba. Icyo nzi cyo nuko nari impumyi nkaba ndeba, setu mwandika ko ngako. Cyo nzi cyo nuko nari impumyi nkaba ndeba, ako muba ariko mwandika, andi magambo yose muyareke. Aho ubundi baba batubaza iki? Baba batubaza iki koko? Ngo mwatabariweho, dore ko tunatabarwa bakavuga ngo tugikuzimu. Kandi ugasanga abantu bavuga ngo bagikuzimu gutabarwa, ngo ibisubizo tubikura ikuzimu. Ugasanga abantu babivugane n'abanyagupfa, ntibanakijijwe neza. Ukibwira se mwebwe mwagiyeyo nimba muzi ko ari akantu ko n'ubundi nta n'icyaha mutinya. Urumva ukuntu bari batatse uyu mugabo, ariko nawe arabataka arababwira ati icyo nzi cyo nuko nari impumyi nkaba ndeba, andi magambo yose muyankureho. Imyaka nari maze mugenda mundandata munampema simbimenye, imyaka nari maze ntazi hepfo ntazi no haruguru, ntazi izuba uko risa, ntazi ibara ry'umutuku uko risa, numva barivuga. Imyaka nari maze mubayeho neza mwenyine, imyaka nari maze ntazi ibyo ari byo, none Uwiteka aranyitabariye mutangiye kuzana amaneno. Icyo nzi cyo nuko nari impumyi nkaba ndeba, ibindi mujye gukurikirana uwankijije, mugende mumukurikirane, mujye kumushakisha. Adresse ntawe yambwiye, ntigeze yivuga. Ajya kunkiza ntabwo yageze yivuga ngo ndi runaka mvuka aha naturutse aha n'aha. Ajya kunkiza ntaha rero yayateye ngo avuge ko ari umukirisitu utsenye. Ariko Yesu we ndakwemera. Ajya kunkiza ntigeze atera rero avuge ngo aturutse mu idini riniri, ntabwo yageze avuga aho asengera n'igisekuru cye. Icyo nzi cyo nuko nari impumyi nkaba ndeba, ibisigaye mujye gukurikirana uwankijije. Imana ishimwe cyane. Ijambo nshaka kwigisha rivuga iki? Rirerekeza kumenya gukoresha igihe cyawe. Ukoresha igihe cyawe. Yesu yakoresheje igihe cye, na n'ubu aracyakora. Turamushimiye. Na n'uyu munsi aracyakora. Ni umwami wakoresheje igihe cye neza, kandi yakoraga atitaye kuri rubanda. Ntigeze arobanura ku butoni ngo yite kubareba abagufa bareke. Yitaye ku bantu bose. Nahabwe icyubahiro pe. Icyo nshaka kuvuga muri iri jambo, ahantu nshaka kwerekeza ube hafi unyumve. Ndashaka kubwira umuntu wese unkurikiye ngo yige gukoresha igihe cye neza. Igihe kiragenda ntabwo kigaruka. Igihe cyahise ntikigaruka. Igihe cyahise ntabwo kigaruka. Uyu munsi wumviyeho iri jambo urarangiye. Hazaza undi utari uyu. Ushobora kuba uryumvise ku wa kabiri, uyu mu wa kabiri urarangiye, undi wa kabiri uzaza si uyu nguyu. Iga gukoresha igihe cyawe neza. Niryo jambo nshaka ko tuvugana, ryo kwiga gukoresha igihe cyawe neza. Kuko Yesu yaravuze ati yewe, hirya y'ibyo bintu muri kumbaza ko nakijije umuntu ku isabato,
yarababwiye ati jyewe nkwiriye gukora umurimo wo wantumye hakiri ku manywa. Please, ni igihe bugiye kwira umuntu akaba atakibasha gukora. Nkwiriye gukora umurimo wo wantumye hakiri ku manywa. Ndashaka ko umuntu unkurikiye akoresha igihe cye neza. Amanywa abaho ariko akavaho. Amanywa ajya abaho. Hari abantu bakubitana n'amanywa bakayapfusha ubusa, ariko hari n'ababyaje amanywa yabo umusaruro. Bari abahungu b'i Babuloni babyaje amanywa yabo umusaruro. Imana ibaha umugisha. Babyaje amanywa yabo umusaruro, baravuga bati twebwe ntabwo dupfukamira ibigirwamana. Bakoreye mu mavuta meza ya Kristo. Nkwiriye gukora umurimo wo wantumye hakiri ku manywa. Bakoresheje igihe cyabo neza. Aba bahungu bakoresheje igihe cyabo neza. Imana ibaha umugisha. Mbega abahungu beza, igihe cyabo bagikoresheje neza. Ntibita ngo babahaye amazina y'ibigirwamana, babitirira ibigirwamana. Ntibita ku bantu babareba mu kibaya cya Dura n'amagambo yavuzwe. Ntibita ku byo babakangisha by'intare n'itanura. Igihe cyabo bagikoresha neza. Ndakwinginze, iri jambo riragusha ahantu heza. Gukoresha igihe cyawe neza. Hari abantu bafite bababaje batari gukoresha igihe cyabo neza. Hari amashimwe njya numva, nanjye mu mashimwe narayashimye, ariko urundi ruhande ntabwo ashimishije. Ngo aleluya, ngo nza gukorera Imana kera, ngo ibiyobyabwenge nanyweye imyaka 20 narazezengeye, ngo nza kuba narakoreye Imana kera. Urumva, kugeza ubwo umuntu ashima anababajwe nuko yatinze kuza gukorera Imana. Agahagarana n'umuririmbyi yavuze ngo natinze cyane kwitaba Yesu wampamagaraga, nyuma niringira ijambo rye, ankura marankiza, nari mu isayo y'ibyaha, aramfata aransayura, nari mu mwijima ukomeye, none aramurikira. Ndashaka ko dukoresha igihe cyacu neza sister. Shaka ko wiga gukoresha igihe cyawe neza. Nk'ubu njya nitegereza abana b'iki gihe, kananga urugero ku basore n'ibirimba n'inkumi turazivugaho. Usanga umwana w'umusore abasukwe n'ibiyobyabwenge akiri muto. Ageze mu gihe yatangiye kuvumbura uburyo imodoka yagenda bigizemo uruhare. Ibiyobyabwenge bimubasa, ageze igihe yakwiga kubaka etaje nka City Tower, agatekereza ati ni gute nahagarika etaje nk'iyi ntigwe. Agatangira akica mu mutwe. Ageze igihe yavuga ati se umuntu yabaga umumama gute akamukuramo umwana, kandi umwana akava mu nda nta nyama n'imwe nka se. Ari abantu bazicuza igihe cyabo batakoresheje neza my dear. Bakicuza bakaregreta bari kunywa imiti y'indera. Ibiyobyabwenge byarabageze ku bwonko bakaregreta. Harimo babirukansa mu byumba by'amasengesho ngo babirukanemo imyuka mibi kandi ntayo. Bakaregreta, bakicuza ikintu cyatumye badakoresha igihe cyabo neza. Hari abantu babonye igihe barakica, baracyangiza. Hari abantu babonye igihe bagikoresha nabi. S'il vous plaît, ukavukira mu rugo rukize. Ayo ni amahirwe yo guprofita, gukoresha igihe cyawe neza. Bafite ubushobozi bwo kurihira ikigo cyiza ushaka ngo wige ukanga. Mumbabarire, irivuga butumwa bamwe rishobora wenda kubabangamira, ariko abanyabwenge barumva icyo nashatse kuvuga. Kandi n'urubyiruko nirwo nshaka no kubwira. Undi jyewe nkunda gukurikiranwa n'abanyabwenge. Iyo nkurikiranwa n'umuswa ndamucanga, no mpamvu n'abaswa bakunda kuntuka.
ariko ndashaka kukubwirira ijambo ryo gukoresha igihe neza utazicuza. Ndimo mvuga uburyo ushobora kuvukira mu rugo rukomeye rudasaba umunyu, rufite ubushobozi bwo kukwishyurira ikigo cyose ushaka, cyaba icyo mu Rwanda cyangwa hanze, hanyuma igihe cyawe ukakica, amahirwe yawe ukayica, ukanga kwiga kubera impamvu z'uburara urarara muri buwate ukiri umwana muto. Ibintu mwihaye ni ibiki? Harya muravuga ngo turabaginga, ngo turabarezi. Ntabwo turi n'abarezi rwose, ahubwo twe turi kwiga uburyo igihe cyacu twagikoresha neza. Ejo bundi wanapfa ntibaririmbe ngo waba usize nkuru cy'imusozi. Ayo mahirwe warayabonye kuba wakwigana ushaka hose, ariko ntiwiga, urahuzaguritse. Nguwo mu nkecuru, nguwo mu mihanda, nguwo mu mabuwate, nguwo ku bitabo utumura, nguwo mu muhanda urasaze, nguwo mu bidirede urazinze, nguwo mu bisukuru umuhungu, nguwo mu majipo uri umuhungu. Se bite byanyu ubundi? Bite byanyu izi ngutiya mwambaye muri abahungu? Muvangiwe mute, bibacanze muti? Murasaze tubajyana indera? Bite byanyu amasutiye mwambaye muri abahungu? Bite byanyu amasakoje inkweto ndende mwambaye muri abahungu? Igihe cyawe uri kugikoresha ute? Kuri gukoresha igihe cyawe nabi kandi uzarogereta. Kandi reka nkubwire, uzicuza. Reka ngutege n'iminsi, ndi umubyeyi. Reka ngutege n'iminsi uzicuza. Ibi bintu uzabyicuza, hari aho uzagera ukabyicuza. Ubwo ubundi ejo urabona urinde, ejo urabona uri monde, ejo uzavamo uwuhe muntu? Nk'ubu ejo uzavamo uwuhe muntu wambaye ijipo uri umuhungu? Ejo uzavamo uwuhe muntu wambaye inkweto ndende uri umuhungu? Ejo uzavamo uwuhe muntu? Iki gihe uri kwica uzakicuza. Hari aho bizagera ukakicuza. Ubu nubona ko bari kukubwira bati byibuze wakwize n'icyongereza tukakwishyurira ukiga n'icyongereza, ejo hari aho uzagera ubyicuze, ushiduka ubaye imbwa rubebe. Kandi warabonye amahirwe, warabonye amanywa, ntiwayabyaza umusaruro. Nubona izindi uri gukuramo, usama inda ukorora, ukomeza kwangiza uwo muro. Igihe cyawe uri kukica. Abandi barimo barasenga, bari kurepeta, bari gukorera Imana, ejo zabatabariza bagirira neza. Abandi bana bari kwiga, bari kuva muri kaminuza bazamuka masters, bakomeza bageze ku budoktora, babaye abadokiteri. Uraho ngaho igihe cyawe uri kukica. Kandi iki gihe muzakicuza mwabana. Reka mbabwire, iki gihe muri gutwica, aya mahirwe dore aza rimwe mu buzima. Iki gihe muzakifuza. Mukoresha igihe cyanyu neza mwabana. Koresha igihe cyanyu neza. Iki gihe uzakicuza n'izo nda wakoroye. Uzagera igihe ukore mariage wigira inyoni nyinshi byemere ntacyo. Wambara agatimba wipfukapfuke wigize isugi. Kandi umaze gukuramo inda nka vene. Igihe uzaba ukeneye guterura umwana ngo umukikire nawe witwe nyina w'abana, basasanga umura waragize ikibazo utakibasha kubyara. Iki gihe ukicuza. Wabonye amanywa ntiwayakoresha neza. Iki gihe uzakicuza. Mukoresha igihe cyanyu neza. Mwakoresheje igihe cyanyu neza, abandi mubonye ingo. Harimo igihe cyo gukoresha igihe cyanyu neza, kamenya gufasha indushyi, kamenya gufungurira abakene. Ariko hari igihe hari igihe uzakicuza. Vuga uti Imana yarampaye umwanya, Imana yampaye umwanya wo kuyikorera, none reba nikozeho. Iki gihe muzakicuza. Turi ku ijambo rivuga ngo nimukoreshe igihe cyanyu neza. Gukoresha igihe neza. Imana ishimwe. Wowe nkurikiye ugasanga amahirwe wakineyemo hari aya kabiri ajyaza. Yego, aya mahirwe ya kabiri aje, byibuze uprofite. Ukoresha igihe neza, amahirwe akoreshe neza.
urabona ukuntu uriya muhungu Yosefu yabonye igihe cye akagikoresha neza, akavuga ati uko biri kose uno mugore nubwo yifuje ko turyamana sinde bumwemerera atanyicira igihe. Nubwo yanyuze muri gereza ariko kubera gukoresha igihe cye neza Imana yari imuhaye yavuyemo ari umuyobozi. Ndumva nshaka kubwira aba bantu munkurikiye, mwige gukoresha igihe cyanyu neza mutazarogeretamo akabyaramo. Yesu yaravuze ati ngiye nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye akiri ku manywa, kuko habaho igihe umuntu aba atakibasha gukora, igihe bwira umuntu akaba atakibasha gukora. Icyo gihe nacyo aragitangaza ko kibaho. Iki gihe bwira umuntu akaba atakibasha gukora, bibaye ngombwa ko mba ntakibasha gukora, naba narakoze iki? Igihe cyanjye naba naragikoresheje gute? Ndagira ngo tugere ku musozo, ariko ukoresha igihe cyawe neza. Koresha igihe cyawe neza, Imana ikugirire neza. Elisa yakoresheje igihe cye neza, apfa gitwari we na Eli, igihe cyabo bagikoresha neza cyane, ntihabonekamo akantu k'agatotsi. Imana itufashe. Kadusenga Imana, bwira Uwiteka uti ntabara, menya icyo ugambiriye kuri jye ko ari ugukoresha igihe neza ntazicuza. Kadusenge. Mana turagushimiye wa Mana we, turagushimiye. Uracyari ya Mana ivuga bikaba, utegetse ibintu byose birakumvira. Gushimiye neza yawe itarondoreka, ubwami bwawe buze, birimo n'ibitangaza bikoreke ku buzima bw'umuntu wese warukurikiye ijambo ryawe. Uyacishijwe bugufi no kuvuga tumbabarira igihe cyanjye ngikoreshe neza. Igihe nataye kirahagije, igihe nataye mu bitagira ubwenge kirahagije, igihe nataye aho ntakenewe kirahagije, igihe nataye ku bantu kirahagije. Haleluya. Igihe nataye kirahagije. None aya mahirwe ya kabiri mbonye, nkwiriye gukora umurimo wampamagaye hakiri ku manywa. Nibigera igihe bwira nzabe narakoze, hanyuma njye gusarura ibyo nabibye. Umuntu wese wumvise iri jambo muha imbaraga no gushyira iby'iri jambo mu bikorwa. Bisenze shima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen. Yesu abahereza umugisha. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo, urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka wera bane natwe twese ibihe bidashira. Amen.